Imana ntago ireba ku gihe bizatwara kugira ngo isoze icyo yavuganye nawe. Imana ntago ireba ku gihe bizatwara kugira ngo isoze icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Witinya icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Witinya icyo Imana yakubwiye izagisohoza. Jya wizera neza yuko ibyo Imana yakubwiye nubwo byatinda bizasohora. Yesu ashimwe cyane bene data, mwifurije amahoro y'Imana kandi mwifurije kugubwa neza aho uri wowe n'umuryango wawe. Imana irushaho kukwiyereka kandi Imana irushaho kukugirira neza. Nitwa Muhozi Eric, dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana hano ku Ikamba Karuvali. Ndagusabye kugira ngo niba ari ubwa mbere ugeze ku Ikamba Karuvali ukande subscribe, ukande niyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibyigisho bitambutswa kuri Karuvali bigamije kugukura aho uri ku cyiciro urimo bikakugeza ku cyiciro Imana ikwifuzamo. Kuri uno munsi mwuzaniye inyigisho Mwuka yashize ku mutima wanjye, ivuga ngo Imana isezeranya igasohoza. Imana isezeranya igasohoza. Mbere yuko tuganira iyi nyigisho, reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe muri kino cyigisho. Mwami Imana, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana y'ubushobozi n'ubutware, tuje imbere yawe duciye bugufi cyane. Ndakwinginze Mwami Yesu kugira ngo nkubere umuyoboro maze wivuganire n'ubwoko bwawe. Ndakwinginze kugira ngo Data mwiza, ijambo ryawe rigere mu mutima w'uyu mwene data kandi rihindure byinshi, rimukure ku kigero kimwe rimugeze ku kigero umushakaho. Ndakwinginze kugira ngo Data mwiza, ijambo ryawe rigire impact mu mitima yacu kandi ukingurire imitima yacu kwakira ikivuye ku ntebe yawe. Data mwiza rero ndakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi duhishurire byinshi mu ijambo. Umwigisha yavuga bike, ariko ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe uriherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo risobanurire uyu mwene data ibiruta ibyo ngewe ndibuze kuvuga. Ndakwinginze rero Mwami Yesu, nkubere umuyoboro kandi nkubere Data mwiza mikrofone maze wivuganire n'ubwoko bwawe. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ibintu bitanu bitwereka yuko Imana ari Imana isezeranya igasohoza. Mwuka yamaye ibi bintu byose bitanu muri Bibiliya. Kimwe turajya tukireba mu isezerano rishyashya, ikindi tugisanga mu isezerano rya kera. Ibi byose tugiye kureba ni ubuhanuzi butanu bwasohoye igihe Yesu yavukaga. Ubuhanuzi butanu bwavuzwe kuri Yesu mbere yuko avuka bunasohora igihe yavukaga. Ubuhanuzi bwa mbere bwavuzwe kuri Yesu mbere yuko avuka n'ubuhanuzi buvuga ngo Yesu ni mwene Dawidi. Yesu ni mwene Dawidi, cyangwa se ingoma ya Dawidi izakomeza iteka ryose. Ni ijambo dusanga muri Samweli wa kabiri ibice 7 umurongo wa 16. Ni ijambo Imana yabwiye Dawidi igihe yayihigiraga umuhigo wo kubaka inzu y'Imana. Imana ibona umutima we. Imana yari isanzwe izi Dawidi, Imana yari isanzwe izi ko Dawidi ari umuntu ufite umutima umeze nk'uko yifuza.
Imana yari isanzwe izi umutima wa Dawidi, yari ifite byinshi imugambiriyeho, nk'uko nawe no munsi hari ibyo Imana ikwifuzaho, hari ibyo Imana ikugambiriyeho guhindura ubuzima bwawe. Ibi rero ni ibintu Mwuka yamaye kugira ngo bikwereke yuko n'iryo sezerano Imana yaguhaye witinya rizasohora. Uhagarare neza aho Imana igushaka, isezerano yaguhaye rizasohora nta kabuza. Samuel wa kabiri ibice 7 umurongo wa 16 hari ijambo rivuga ngo inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho bidakuka iminsi yose, kandi intebe y'ubwami bwawe izakomera iteka ryose. Iki ni ikintu kigaragaza neza yuko ni ijambo Imana yabwiye Dawidi, ariko ni ikintu kigaragaza yuko atari Dawidi yavugaga, ahubwo Imana yavugaga Yesu uzaza nyuma ya Dawidi, kuko nta kuntu umwana w'umuntu Imana yari kumubwira ngo ingoma yawe izahora iteka ryose. Ni ukuvuga ngo muri Dawidi Imana yabonaga umwana wayo Yesu, muri Dawidi Imana yabonaga umuntu uzacungura amahanga, muri Dawidi Imana yabonaga umuntu uzakura ubwoko bw'Imana mu byaha akabupfira. Iki ni ikintu kigaragaza yuko Imana isezeranya igasohoza. Turihuje iri jambo n'ijambo riri muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere kuri A yaho na B yaho. Hari ijambo rivuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo mwene Dawidi. Amen. Amasekuruza Yesu Kristo mwene Dawidi. Voilà. Iki ni ikintu kigaragaza yuko ririya sezerano Imana yari yahaye Dawidi imubwira yuko ingoma ye izahora iteka ryose, kandi ubwami bwe buzahoraho ibihe byose. Ubu buhanuzi bwagaragazaga yuko atari Dawidi Imana yavugaga, ahubwo muri Dawidi Imana yabonaga Yesu Kristo. Iki ni ikintu kibigaragaza cyangwa kibikonfaminga muri Matayo igice cya mbere umurongo wa mbere. Rivuga ngo amasekuruza Yesu Kristo mwene Dawidi. Iki ni ikintu cya mbere kigaragaza yuko iby'Imana ivuga, ijambo Imana ivuze irikurikirana kugeza irisohoje. Ijambo Imana ivuze irikurikirana kugeza ribaye cyangwa se rishyitse kuwo yaribwiye. Imana yigeze kubwira Yeremiya ngo uruzi iki? Yeremiya yaravuze ati ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Imana iramubwira ngo waroye neza, kuko uko nguko ariko ndindi ijambo ryanjye kugeza risohoye. Mwene data wowe uneze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo icyo Imana yakubwiye, Imana yabwiye Dawidi mu isezerano rya kera imyaka 100 Yesu ataravuka, ikamubwira ngo mu rukiryi ryawe cyangwa mu ingoma yawe izahoraho ibihe byose. Mu myaka 100 ishize Yesu akavuka. Ni ikintu kigaragaza yuko Imana ntago ireba ku gihe bizatwara kugira ngo isoze icyo yavuganye nawe. Imana ntago ireba ku gihe bizatwara kugira ngo isoze icyo yagambiriye ku buzima bwawe. Witinya icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Witinya icyo Imana yakubwiye izagisohoza. Wikuka umutima ibyo Imana yakubwiye. Nuhagarara neza mu ijambo ryayo, nuhagarara neza ukirinda icyaha n'igisa nacyo, ugahagarara neza aho Imana igushaka, izasohoza icyo yavuganye nawe. Ikintu cya kabiri kigaragaza yuko Imana isezeranya kandi igasohoza, turimo turatanga urugero ku buhanuzi bwavuzwe kuri Yesu kandi bwasohoye. Ubuhanuzi bwa kabiri bwavuzwe kuri Yesu kandi bwasohoye ni ubuhanuzi buvuga ngo Yesu azabyarwa n'umwari w'isugi. Ni ubuhanuzi Imana yahaye Yesaya mu gice cyawo cya 7 umurongo wa 14. Hari ijambo rivuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari uzabibera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umuhungu, amwite izina Immanuel. Voilà. Iki ni ikintu kigaragaza yuko Imana yari izi neza yuko izohereza umwana wayo Yesu akaza ku isi akagucungura njyewe nawe.
ni ikintu kigaragaza umugambi ukomeye Imana idufiteho. Yagambiriye kera imyaka magana Yesu ataravuka yuko azaza ku isi akaducungura. Ijambo nanone rihamya iri jambo yuko ari ukuri kandi ryasohoye, ni ijambo riri muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 23. Umurongo wa 23 hari ijambo rivuga ngo, dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwe Manueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana yabivuze imyaka magana ibicishije muri Yesaya, nanone irongera ibivuga Yesu agiye kuvuka. Imana ni Imana isezeranya kandi ni Imana isohoza. Icyo yagambiriye ku buzima bwawe witinya izagikora. Imana yasezeranye yuko Yesu azaza gucungura ubwoko bwayo. Nubwo byatwaye igihe kinini, Imana yarabisohoje. Iryo sezerano Imana yaguhaye yuko izakugirira neza, yuko izaguha ikintu runaka, wowe hagarara aho Imana igushaka. Isezerano ry'Imana rishobora gutinda ariko ntirizahera. Habakuki yavuze neza, aravuga ngo kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ibyerekanwe bifite igihe. Erega reka nkubwire, Imana yabwiye Yosefu imwereka inzozi, arota inzozi yuko azatwara abo mu muryango we bose, azaba umutegetsi. Imuhisha yuko azaba mu nzu y'imbohe, azaba umuretwa mu nzu ya Potifari. Imana ishobora kukubwira ikintu ariko ikaguhisha inzira bizacamo. Imana yabwiye Yosefu yuko azaba umutegetsi afite imyaka 17, imuhishuriye mu nzozi. Iryo sezerano ryasohoye hashize imyaka 13. None abakristo buno munsi b'iyi minsi, Imana ibabwira ikintu, hashira iminsi 2 akumva cyasohora. Erega ni Imana ibivuze, irabivuga ariko ibiri gutegura inzira bizacamo. Irabikubwira ariko nayo ibiri gutegura, iraplaninga inzira bizacamo, igihe inzira uwo mugisha wawe uzacamo, Imana irabitegura. Imana yahaye isezerano Aburahamu yuko azaba sekuruza w'amahanga afite imyaka 75. Imana imuhisha yuko hazamara imyaka 20, azamara imyaka 20 ari ategereje umwana. Umugore we Sara yabyaye Aburahamu afite imyaka 100. Imana yamuhishe yuko azamara imyaka 25 ategereje umwana. Ni ukuvuga ngo Imana igitangaza igiye kugukorera bitwara igihe kugira ngo igitegure. Bitwara igihe kugira ngo igitegure. Ikintu cya gatatu cyerekana yuko Imana isezeranya kandi igasohoza, ni ijambo rivuga ngo kuri no rugero, kuri zino ngero Mwuka yamaye ku buhanuzi bwavuzwe kuri Yesu kandi bwasohoye. Ubuhanuzi bwa gatatu buravuga ngo Yesu azavukira i Betelehemu. Ni ubuhanuzi Imana yahaye Mika, umuhanuzi Mika. Umuhanuzi Mika ibice 5 umurongo wa 1 hari ijambo rivuga ngo, ariko wowe Betelehemu Efurata uri mutoya mu bihumbi by'Ibiyuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli. Amen.
muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isirayeli. Imana yabihishuriye umuhanuzi Mika imyaka myinshi bitaraba. Imana ibisohoza. Dusome muri Luka ibice 2. Turi ku ijambo rivuga ngo Imana irasezeranya kandi irasohoza. Ibice 2 umurongo wa 4. Luka ibice 2 umurongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we. Ajya kwiyandikisha na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo igihe cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, aramwonsa, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya w'icumbi. Icyo nashakaga ni rino jambo rivuga ngo Yosefu ahungira i Betelehemu kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi, ajya aho ngaho kwiyandikisha na Mariya uwo azabyara, uwo yasabye wari utwite. Iki ni ikintu cya gatatu kigaragaza yuko Imana isezeranya kandi igasohoza. Yabivuze imyaka myinshi, imyaka magana, Yesu ataravuka yuko azavukira i Betelehemu. Iranabivuga, iradirectinga neza the place where Jesus was to be born. Ibivuga neza yuko azavukira muri Betelehemu. Imana ni Imana ikuzi neza. Iki nicyo kibitwereka. Ni Imana izi neza icyo yifuza kutugirira. Ni Imana izi neza ikigambiriye kugirira wowe nanjye. Ni Imana izi neza ibyo yifuza kukugirira. Ni Imana izi neza ibyo igambiriye ku buzima bwanjye. Twe gutinya, twe kugira ubwoba, twe gukangwa n'ibihe. Ibihe ntibikakumaremo imbaraga. Jya wizera neza yuko ibyo Imana yakubwiye nubwo byatinda bizasohora. Ushingire kuri ino jambo. Imana yabivuze kera kose, imyaka magana Yesu ataravuka. Ibivuga igenda ivuga yuko Yesu ni mwene Dawidi, irabivuga irabisohoza. Yesu azabyarwa n'umwari w'isugi, irabivuga irabisohoza. Yesu azavukira i Betelehemu, irabivuga yarabisohoje. Ikintu cya kane Imana yasohoje kigaragaza yuko Yesu ubuhanuzi butanu bwasohoye igihe Yesu yavukaga. Icya kane kiravuga ngo Yesu azahungira muri Egypt cyangwa Misiri. Ni ijambo Imana yahaye umuhanuzi Hoseya ibice byaho 11 umurongo wa mbere kuri B yaho. Hari ijambo rivuga ngo hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Ubu ni ubuhanuzi nanone bwasohoye muri Matayo ibice 2 umurongo wa 15. Hari ijambo rivuga ngo agumayo ageze ubwo Herode amaze gutanga ngo ibyo Imana yavuze mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Voilà. Bigaragaza yuko ibyo Imana yabwiye Hoseya imyaka magana Yesu ataravuka, yuko ngo hanyuma mpamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Ubuhanuzi bubitweretse nanone muri Matayo yuko ari Yesu bwavugaga. Mwene data, Imana ishobora kukubwira yuko iguhaye akazi uri umushomeri, cyangwa ikakubwira ati ndakugaburiye mwana wanjye, ukamara iminsi myinshi ufite inzara kandi yarakubwengera kugaburiye. Cyangwa ikakubwira ngo nkuhaye
urubyaro ukamara indi myaka myinshi nk'itanu utarabona urubyaro, bijya bibaho. Imana ibiri gutegura igitangaza izagukorera. Ikintu cya nyuma aricyo cya gatanu cyerekana yuko Imana isezeranya igasohoza kuri buno buhanuzi bwasohoye igihe Yesu yavukaga, nibwo buhanuzi twifashishije kugira ngo tukuzanira inyigisho ivuga ngo icyo kintu utegereje, icyo kintu Imana yakubwiye, tegereza wihanganye kizasohora. Ni ijambo rivuga ngo abana bafite imyaka 2 bose barishwe. Ni ijambo Imana yavuze iribwira Yeremiya mu gice cya 31 umurongo wa 15 hari ijambo rivuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga ati, ijwi ryumvikanye i Rama ry'umuborogo no kurira gushavuye, ni irya Rasheli yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Voilà. Nubwo Yeremiya yahanuye asa nk'uvuga Rasheli, yahanuraga igihe kizaza ubwo Herode azica abana bose bafite imyaka 2 n'abari munsi, ashaka umwana wari kuzaba umwami w'ibihe byose. N'ubuhanuzi bwasohoye muri Matayo ibice 2 umurongo wa 17 n'uwa 18 havuga ngo nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya, voilà, nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yeremiya byasohoye ngo induru yumvikanye i Rama yo kurira no kuboroga kwinshi, Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Ibi ni ibintu 5 byavuzwe kuri Yesu ataravuka kandi byasohoye mu gihe yavutse, cyangwa se n'ubuhanuzi 5 bwavuzwe kuri Yesu mu myaka 100 ataravuka kandi bwaje gusohora. Iki ni ikintu cyerekana yuko icyo Imana yakubwiye izagisohoza, nubwo byatinda bizasohora. Ba Yeremiya barahanuraga, bagahanura umwana uzavuka, ba Yesa bagahanura Emanueli, bahoze bakamuhanura nk'uko twabisomye, ba Mika bakabihanura, abantu bakabagira abasazi. Ariko nubwo byatinze byarabaye, nubwo byasohoye abo babihanuye batakiriho, ariko byarabaye. Iby'Imana yakubwiye naho byatinda bizasohora. Niryo jambo Mwuka yaragendereye kuri uno munsi. Ni ijambo rivuga ngo Imana irasezeranya kandi igasohoza. Reka dusenga Imana. Mwami Imana, Mana ikomeye, Imana igira neza, ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ridusubijemo imbaraga, ritubwiye neza yuko usezeranya kandi ugasohoza. Ijambo ryawe ritweretse ibintu bitandukanye byavuzwe kuri wowe utaravuka cyangwa se utaraza ku isi. Ni ijambo ryavuzwe Data mwiza n'abahanuzi batandukanye yuko uzacungura isi, nubwo byatwaye igihe kinini byaje gusohora. Kandi Data mwiza, ndagushimiye yuko ijambo ryawe rikomeje uyu mwene data nanjye ritwibutsa yuko icyo wavuze n'icyo wagambiriye uzagisohoza. Nyemerera Data mwiza, umugisha ijambo ryawe, umugisha uyu mwene data ukurikiye, kandi Data mwiza ukomeze utugwirize imbaraga z'umutima. Data mwiza, komeze uturindire ubugingo, kuko ubugingo bwejejwe aribwo buzakubona, mu izina rya Yesu. Amen.